Yeah. Wakiwa karakurota anakundi igacira inkunda mfite renegade iyo duhuye bibitumba twambaye neza nk'Eva Adamu bahaze tunda hindukira gato nkukubita yakabwana igare ndaritwara ugatangira kunnya inzara rimaze iminsi risa nabinyuza mu kinamba mfite umwuko mwiza dore nsonga impande zose dore nkamya inyanja kuko ngendana inkoni ya Mose bibi ngenda slow muri piramide ya Maslow cukura hirya hino mpaka mvubu iyo Nairo fana bulldog style rimba mukane ntabwo ngomba kubatira Riderman ko nakoze mufana ndamwemera nge ndi inyuma ye ntabwo ndi inyuma ye ndanamurenze munabimenye ndamurenze mu kurapa nimba bipinga azaze kuri kamera turape amenye yuko ndenze nge natanze itangazo uzi kurapa azaze turape tumenye umwami. Yes, narababwiye nzakomeza mbibabwire genda rafatika becha tabende simplify niba utarakora subscribe kuri GATV show ndagira ngo uyikore ubundi tujyane n'ibyamamare ku gihe. Yes, ubu rero uyu munsi turi kumwe n'umuntu witwa Agahugu hitmaker ndetse n'izindi zigiye zitandukanye harimo Nzura harimo Wakiwaki harimo nyinshi cyane reka tangira twibwira. Yeah. Wakiwa karakurota anakundi igacira inkunda mfite renegade iyo duhuye bibitumba twambaye neza nk'Eva Adamu bahaze tunda hindukira gato nkukubita yakabwana igare ndaritwara ugatangira kunnya inzara rimaze iminsi risa nabinyuza mu kinamba mfite umwuko mwiza dore nsonga impande zose dore nkamya inyanja kuko ngendana inkoni ya Mose bibi ngenda slow muri piramide ya Maslow cukura hirya hino mpaka mvubu iyo Nairo fana bulldog style rimba mukane Wakiwa kijinjiye mu bwami bwawe ukarira baby love you please mbwiza ukuri rahira Wakiwa itamira gahinje ibere marira ndashaka kugusarisha ndashaka kukuryamisha nibinsaba inajimisha shifuye kireme naje dore nishi inzugi nyinshi Wakiwa kijyamo indani ishyiga ryawe rirashyura uko inseseka gake hani Wakiwa ni Fani Robeka Wakiwaki ibintu nk'ibyo. Yeah. Racine Yeah. inyamaswa ifite ayi ibyangombwa byose bimeze bite bro refresh busaza iminsi myinshi wangu twaraburanye n'izina ry'Imana naragushakishije nkuhamagara umpa gahunda ipfa gutya none nkwigwiriyeho niwe wayicaga nge ntabwo nigeze nica gahunda niwe wayicaga nta muraperi wica gahunda ni mwe mwayicaga abaraperi dushaka kwica gahunda ahubwo nimwe muyica bimeze neza cya refresh daribi Racine ari mu yihe mood ndi muri mood nziza like nari maze iminsi rwari komeza fresh naribi kabisa. Umuzigo wawe uratumbagiye uri kumwe n'abandi baraperi ugize akajana mu cyumwe ibi ntabwo bibaho muri hip hop nyarwanda n'ubwa mbere bibayo. Igitekerezo cya Wakiwaki remix cyazanywe nande bakigo propose bate? Urumva indirimbo irahari original ya Ish Kevin urumva yaganiriye na Shiza Afro Papi shout out to Shiza Afro Papi muri Amerika aravuga ati dushaka twakora remix y'indirimbo Shiza agura machinery nyine zigomba kwirapa mira ndirimbo ngo mirapeshejwe koko koko for sure agura machinery nanjye muri izo machinery naje mpamagara machinery Bulldog machinery Neg G machinery Racine Nura Muniga wundi Juno Kizigenza Kizigenza ni umuntu wumvikanye arapa kandi twari tumumenyereye adusaba formule wowe wamwakiriye tukibona atangiye kurapa mare umuziki rero ari ibintu byinshi cyane ushobora kumva umuntu amenyekanye nuzi scratch uburyo yatangiye tu urikumva intro ye ntabwo uyizi ashobora kuba yarapye kera akaza avuga ati reka ndirimbe Racine ashobora kuba yabanje aririmba nka Fireman abanje aririmba niko twakoze twumva urikumva bikaza guhinduka mene urikumva that's what see urikumva umuniga rero urumva nimba ashobora kuba yatangiye arapa akaza batereka mindura umuvuno ndirimbe rero ntago mbyitayeho wenda ko yararapye ariko byaranunguye yarapyemo neza he's a good shout out to Juno Kizigenza. N'igice cyagoranye muri iriya ndirimbo nta kimwe cyagoranye amafaranga hari na kintu kimwe kigoranye ndi marimo amafaranga bro nisi niki kigorana amafaranga hari bro nkangahe Shizo yamutwaye irango simbizi ariko nyizi ko ibintu byose byakemukaga mu buryo bworoshye kunywa ku gihe kurya ku gihe indirimbo video yawe mwayikoze iminsi ngahe umunsi umwe twayikoze y'amafaranga ari ibintu bitaho umunsi umwe nibwo twakoze iriya video. Twumvishe Racine ubundi wanyawe
mu muhogo we baranzi mani baranzi nanyone tamba muci nkuni zambo wibyura umenya na banke turangana prison munseke aho ndi namenye kuboha gaseke numbaza hahise tuti nzibutswa na porute manje none aho ndububanya mbitsi roza nakundaga match none ndi kumva voka no mu judge nge ndabatashya aho nsinzirira. Yes, gira ngo mwamwumvishe ngo ni inyamaswa ifite idea. None se ni idea cyangwa ni inyamaswa ifite idea indangamuntu ibyangombwa. Hari Saifa nakumvishe irahari like yari imaze igihe kinini narayibagira Saifa hashize like umwaka tuyirikodinze umwaka urenga tu wadukubitiye mutuntu masi nibuka flow yayo bro mbwiye ko ntabwo nayibukaga nanjye yanugaho ati bro ya Saifa tugiye kwisohora ndavuga si 40 imyunda cyayibuka man urumva hashize umwaka ndiringe mu ndirimbo zirenze nande cyabana indirimbo nyinshi cyane urumva ariko bajye kuri YouTube barayibona arimo flow nziza tu nayo baragupesha oya ntago bampeshe ni ugufatanya man arimo baniga beza bari dope nawe kiko ntago bampeshe man ni ibintu nkora nkunda ntago bampisa gukora indirimbo n'umuntu yewe. Niye ndirimbo mu buzima bwawe wakoze ukumva kuko indirimbo yaba iyo wanditse yaba iyo wagize wariyemo amafaranga ukavata amafaranga avuye mu muhogo wanjye cyane nyinshi cyane kuko ngende ndisunga artist rikumva narekera abantu indirimbo ngewe rikumva narekera abantu indirimbo abenshi ntabwo nandika indirimbo ku buntu umuri sinanditse indirimbo yaranyishyuye tunuba niyo baramaye 10,000 ziko bimaye mu cyubahiro yandabyubaha rero. Rasine ubu ngubu nonaha yibereye ngusanze iwawe muri make nanagize n'Imana mpaganira n'undi muntu nari nkeneye ni naraguhize ngo tuganire. Rasine ni igiki kikugora iyo uri kurapa kubera ko ufite umwihariko wawe mu Rwanda? Umwihariko ndafite ikintu kingora like no convincing abantu kuko umuntu afite umwihariko wiwe uwo mwihariko biba biguye kujya uconvincing umuntu wumvisha ibindi bintu kwa yumvisha ko biryoshye nabyo ndapa like umwihariko wanjye ubundi nukurapa muri speed kurapa amagambo menshi mu gihe gitoya cyane. Abanyarwanda ntago barabyumva neza ariko usanga yumva mine mavuga ndi umuraperi wa danger kuko ndi umunyarwanda akavuga ati man umuntu ibintu ndi kurapa ntago ndi kubyumva bikangora kumvisha umuntu ibintu ndi kurapa ko arebo byumve kandi aho ati wandika neza nk'abasi man kuvuga ko nandika neza yabyumvisha gute kenda pa nihuta icyo kibazo cyo ngira ngumane nguzi wandika neza ngo ariko ibintu rapa ntago tubyumva how ubyumva kandi nandika neza rero bisaba ikintu kingorana uko umuntu afata indirimanye mu mutwe ariko umwihariko ntago nzawutakaza ko utayifata mu mutwe nzakomeza mbira pe ikindi kigoye nuko hari abantu twasanze mu kibwa baba legend Tuff Gang Riderman abantu bari dope respect them batunye twumvikana natwe none kuba barakonvince abantu kugira ngo nabo bakonvinke bisaba imbaraga nyinshi cyane izo mbaraga nizo ngira utendi gushaka nanjye. Ikindi like gukora indirimbo nago bikigoye video nago kibigoye promotion abantu baramfasha nawe waje kumfasha n'abandi baramfasha nabindi no gukora cyane icyo kintu cyo nyine sabwa uko moje kuba legend uvugamo Riderman kandi hari agasaga kari kateye hagati yawe na Riderman mwari mwahura? Twarahuye like twarahuye nasaga yabaye bro nasaga nuko ngiye navuze ibi situation yabaye ikaba ariko wenda abandi bayifata ubundi buryo nago mupinga ma Riderman ndamufana bro. Ndakubwira yuko ngiye narapye kubera Riderman nakunze flow ziwe nzigendera kugira ngo mbera sino uyu nguyu mwumva ndamwubaha Tuff Gang ndayubaha wareva man umuntu wese wo muri legend ndamwubaha kuko yama inspiration kugira ngo ndimbe ndirasine ariko iyo bigeze muri game icyo cyitwa game ya hip hop kenshi kujya zamuka yadisinza abaraperi bose uri kumva hip hop kujya zamuka nago zamuka umeze nk'indamusa nk'uri gukina inyenamico bisaba yuko uzuri kudisinga werekana yuko uri wa mbere mu ba mbere nago ariko ati Riderman kana mufannye nduwanyuma yenda umufana wiwe umuntu agakumva ndamvuga yuko ndu wa mbere kurenza Riderman ukumva ndu wa mbere kurenza Tuff Gang ndu wa mbere kurenza Bulldog J Polly Green P Fireman P Fla naba Magina ba Diplomate ukumva ngomba kuza mvuga ko ndu wa mbere kubarenza ariko nibikuye yuko nge nabyirefiyo nabakuyeho inyigisho mbandi gutanga ubu ngubu inspiration mfite nazikwe kuri barabaniga ariko mu buryo bwo muri competition zabavuga ko ndu wa mbere ko nanye flow zingira uwa mbere ariko nagomba suzuguye umuntu wabyumvishe nabi Das Guy bari legend ukumva igihe music nyarwanda hip hop izaba barabaniga bari legend ndabubaha cyane ukumva ariko nanjye ngomba kuza mbereka yuko nshoboye nago ngomba kubatira Riderman kana koze mufana ndamwemera nge ndi nyuma ye nago ndi nyuma ye ndanamurenze mu nabimenye ndamurenze mu kurapa nimba bipinga azaze kuri
kamera turape amenye yuko ndenze. Njye natanze itangazo uzi kurapa aze turape tumenye umwami. urashaka bato n'umuraperi wari wese muri iki gihugu Man mu gihugu cyose like ejo nakoze interview umupeta avuye ku Nyundo uwa mbere mu bambere ku Nyundo wowe bemera mu kurapa yaraje arambwira ati no muniga naramwumvishe ku Nyundo bantumaho yenda uca gasuzu gukura muniga yararapye muzabo interview igiye gusoka kwa Emile ntabwo nibuka izina ryiwe ariko niwe muniga wa mbere uzi kurapa mu Kunyundo araza ari yamire narabikunze even if no yankoma urumva yiyaminiye ni ibintu byiza muri game hip hop no gukora arikumva hip hop no gukora arikumva ukerekana yuko ushoboye arikumva mana rero wariva umuntu uzi kurapa azi turape nta nkuma ntacyo bitwaye ni ukuryoshya industry urumva watumira nde muri rap ukavuga ati ngiye ndashaka gukora bato n'umuntu n'uyu sha ubishaka wese yaba uwamenyekanye nukumvaga hip hop kari kumukirigita mu maguru yiwe yaba ari nabwo yabyutsa ku abyo ayumva afite impano tu aze dukore bato tu Rwanda turahari nk'abajaji murahari nk'abajaji umva ndusha kurapa mu Rwanda zabimbwire tu Racine igihe cyawe kinini ugifata utekereza iki nekereza muziki ngewe yagenda umunyamuziki kuko ndi umwanditsi w'indirimbo kurenza kuba umunyamuziki kuko indirimbo maze kwandikana nyinshi kurenza zo nasohoye bigaragara yuko ngewe ndi umwanditsi w'indirimbo yaba umurone bimwandikira indirimbo yaba umuntu ukora gakondo ndamwandikira indirimbo umuraperi mwandikira indirimbo whatever urumva time yanjye no guspendinga about pen game imbyita pen game game y'ikaramu umukino w'ikaramu ngena n'umukino w'ikaramu cyane twigarukire kuri Wakiwaki ni indirimbo uvuze yatwaye amafaranga atari makeya kubera ko ikintu cyose cyakemukaga direct nyine uvuga hakenewe iki kikahita kiboneka abakobwa bagahita baboneka iriya ndirimbo wowe itarasohoka wari uyitegereje gute ya indirimbo yose umuhanzi wese atekereje indirimbo cyayitekerezaho yumva ko izaba hiti umuhanzi wese ugiye studio akicyo amafaranga yumva ko indirimbo izaba hiti indirimbo mu ibintu bibiri hari promotion n'amahirwe urikumva ushaka kwishyura indirimbo mu mafaranga kugira ngo ibe hiti ukajya radio zarizo zose ukajya televiziyo zose ukishyura amafaranga kugira ngo indirimbo ibe hiti ntago mbiremingira umuhanzi kuko ni business arimo nko afungura boutique ukishyura imisoro ukishyura abantu kujya bakwamamarize kuri radio hakaba n'uburyo bw'amahirwe indirimbo nziza ubwaye kitwara Wakiwaki rero yagiye kubw'amahirwe abantu bayikunze kubera yuko bumvisha ari nziza bayikunze nago twigeze tujya kuri televiziyo ngo twasohoye indirimbo ngo yitwa Wakiwaki mujye kuri YouTube muyirebe ngo byose babivuze bari kumva amahirwe yayo kubera ari nziza abantu barayikunze nta kindi amakuru ari kuvugwa muri iriya ndirimbo ko harimo igishego nicyo kintu ushaka kwiyama abantu nta gishego kirimo hariya imitwe yabo niyo bigize ibishego twebwe twategereje ntago ari igishego hari ahantu uvuga ngo umwana nakurekera ibere Wakiwaki babanze banyicyari cyo kujya uvuga ngo Wakiwaki ngenda ntimbye ku mafaranga ukumva ndavuga ati Wakiwaki itamira agahinja ibere marira ndavuga ati amafaranga yatamira Wakiwaki gukora amafaranga agahinja ibere marira iyo ati umuntu ari kwibere bavuze iki se bro mubaza agati umurako ati arafata ari kwibere abashatse kuvuga iki niwe wimirijwe imbere niwe abantu nyine tu niwe uri sinzi ukuntu nabivuga gusa wimirijwe imbere ukumva nese wowe kungana wanwe ibere ntabwo bishoboka none taninge ngo umuntu umwibere agahinja mbabara uve kwibere urimarire noneho ngewe Wakiwaki namira amafaranga agahinja ko niko kumwibere uve kwibere nangira ujyaho noneho mbona ayo mafaranga ajya kwibere ry'amafaranga bro nicyo cyakugize umusitari ariko wenda nubwo ugikunda hari abandi bantu nabo bagikunda kurusha uko ugikunda ko hari abantu bisiga n'irangi bakavuga ati Mana we Racine yaririmbye biramfasha cyangwa birankora nyine niba mukomaje YouTube agahita bireba tu seka murapira akantu gato sinye ndangiza indirimbo kuko ugomba kujya YouTube ukayireba ko nayisuye kugira ngo uyirebe yose amateka y'ubuzima nyavunye gufka ndigucyandi kujya kwa Kabuga ndigupfandi gushyande kugwandi gucunaguzwa ndikubuka kakabintu ndakurwa sako soma ndikukumva aho ndatuje nyemeza nk'umutumba kandekera urakoze cyane kuganira natwe kuri GATV show murakoze cyane nawe